byose birashoboka. Urumva ko rero ntabwo ari ikintu cyiza kuba waba imbata y'ubusinzi, waba imbata y'icupa. Wibuke ko ufite abantu uvunikira, abo bana bakeneye minerivare, abo bana bakeneye kujya ku ishuri, abo bana bakeneye ibyo kurya, nawe ubwawe ukeneye kwitaho, ukita ku mugore buri kimwe cyose kikagenda neza iwawe, ukagira n'ubuzima bwiza. Inzoga, vino ni umukobanyi, zirakubaganisha, zikugira umusazi, zikagira igisenzegeri, ukagenda unuka muri karitsiye, abantu bakakwinuba. Watambuka ati dore kiratambutse. Urumva hari abantu benshi bari abantu beza, bari abantu bazima, bari abakozi bakomeye cyane mu makampani agiye atandukanye, ariko babashwe n'icupa, babashwe n'ubusinzi. Ubu ngubu batagira icyo bakwimarira, batagifite icyo bafite icyo bavuze muri sosiyete, sibyo? Ku buryo umuntu akaba yari mwarimu rwose uzwi umeze neza, ariko iyi saha akaba icupa ryaramuzinze, icupa ryaramugize kazizi, ku buryo n'iyo winjiye no mu kigo ugiye kwigisha, abana nabo ubwabo bakubona bakavuga bati dore yaje yasinze. Mu by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Reka twumve rero ko ijambo ry'Imana ribitubwiraho, ubundi dukomeze kumva ijambo ryiza Uwiteka Imana aba yaduteguriye, nuko dukomeze kugubwa neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya igice cya 5 ku murongo wa 11 turagera ku murongo wa 13. Kumve neza, tega amatwi wumve. Usome izina rya Yesu. Ngo icyaha cy'ubusinzi n'ibindi byaha n'ibihano byabyo, ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, nuko bakaba ari cyo biririrwa, bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Bazabona ishyano rikomeye cyane. Ukazinduka ugiye kuvumba, ukazinduka ugiye kwicara mu kabari nta yindi bizinesi ikujyanye, utagiye guhinga, utagiye kugira gute, utagiye gucuruza, ukagenda tu nta n'amafaranga ufite mu mufuka wawe, ukagenda ukicara ukavuga uti mu micupa, sibyo? Urumva hari aho batakwishyuza. Icyo nibuka ni uko waragendaga ukicara ugasaba icupa, wamara kurisaba, aho mbiherukira ko nanjye narazinyoye bishoboka. Burya nta muntu ushobora kuza ngo ababwire ikintu atanyuzemo, nanjye nabinyuzemo cyane, ndazinywa pe, urumva. Ariko icyo nibuka ni uko ugenda ukicara ugasaba icupa, wamara kurisaba ukanywa, ntabwo bakwishyuza mbere. Ariko ubu ngubu niba byarahindutse bashobora kuba bakwishyuza mbere, ariko niba bakwishyuza hari uburyo abasinzi baba bazi ubwenge, akakubwira uti ndakwishyura mu kanya nta kibazo kuko mfite umwanya munini aha ngaha ntari. Urumva, wamara kwicara ukarinywa nyine, warangiza ugakoresha ya process nababwiye. Umuntu yaza ugahita umwereka urugwiro, uvuga ati umuvandimwe wahageze, ugahita umuhereza agasoma. Ubwo yabona urarimaze kuko wamugiriye urugwiro, yifitiye udufaranga, tukavuga ati nawe baguha agacupa. Ibyo ukabikora ku rundi, ukabikora no ku wundi, ukabikora no ku wundi, sibyo? Ugasanga rero ubyiriwemo. Wabyutse mu gitondo saa 12, sibyo? Ugenda, niba urugendo rw'amasaha 2 ugiye nk'ahantu runaka, akaba ari we nawanywereyemo muri santere, ugezeho mu masaha 3 cyangwa saa 2 n'igice, barafunguye, uricaye gutyo. Noneho umunsi wose wicaye uri kunywa, kandi none uri kunywa izo utiguriye, izo uvumbye. Ibyo ukabikora ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umwaka ugashira, imyaka 2, imyaka 3. Ese mugenzi, urwo rugendo uzarusoza? Ese mugenzi, ni ukuri amaherezo arumva ari ayahe? Urumva uri kwerekeza hehe, sibyo? Tekereza kwanza ku buzima bwawe, utekereze ku ejo hazaza hawe, utekereze niba ufite umuryango, ese babayeho bate, bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo icyo gihe wimije inda yawe imbere, wimije icyaka cyawe imbere, inyota yawe imbere, mu by'ukuri uri kwemera urwobo, uri kwicukura urwobo aho wowe ubwawe uri kwirohamo, kandi utibagiwe n'abagukomokaho. Nitwa Jamara, amaze kwitaba Imana. Kora follow niba utarayikora, ubundi tujye dukomezanya ku rugendo uko bwije. Reka rero